yitabye libu ya Kicukiro ngo asobanure ibyo yavuze muri iyo interview iko yasebeje umunyamakuru ndetse n'umuyobozi w'iradiyo. Uyu musore witwa Lorenzo murapfiki kavuga ko ushaka kumwicisha. Icyambere ngewe ngiye kuvugisha ukuri hano. Yego. Lorenzo, Yego. Sam Karenzi, Yego. mperuka gukorana nabo ikiganiro muri radio yabo. Yego naho watangaje ko rero izatsindwa na Singida ngira ngo. Urabyi oya natangaje mbere ntari muri radio ariko nabitangarije babanje kunyoreza umunyamakuru wabo muri quartier. Yego yego. Ngiye kubabwiza ukuri. Abo iyo interview navugaga ntago ari abo ngabo navugaga. Ngiye mvuye muri radio. Niba wumva iyo interview umbwira ahantu hari iryo zina navuze Lorenzo, umbwira ahantu hari radio yabo navuze, ngewe ugenza cyangwa mu mategeko ubutabera nzabihagararaho mbivuge. Ngiye navugaga mvuye muri radio bita Bukede y'Ibugande. Wabibonye? Yego nabibonye uri mu. Ahubwo biraba wenda nka bya bindi ngo nyiri cyayirukanka. Hawo umuhamagaye se? Nawe umwirukanyije ariko uzi ko utari umunyarwanda cyarwanda uzi ko kura cyari umwana. Ngo nyiri cyayirukanka ntawe umwirukanyije. None se abantu nabonye muri comment ibi ntago narimbize binsomere. Ubwo se ninge se yavugaga kandi ari video ari ngi ari uri wowe ni kiganiro wakoye na Big Man. Yashyizeho ya video yanjye nakoze na Big Man. Yego. Maskini ya Mungu nge ntago ari birana nge ntago ari baranavugaga. Nge nivugiraga Ibuganda aho mvuye. Ko ari abantu bameze bate? Nge nivugiraga Bukede. Bukede umuyobozi wa Bukede hari yabyimbye umunwa. Bukede y'Ibuganda. Nibyo navugaga. Yego. No numvamo ko harimo n'umunyamakuru buriya urabizi niba wunumva navuze nti abacuruzi ni gute mutanga akazi ku muntu Radio Rwanda yirukanye na Radio 10. Noneho Radio Rwanda na Radio 10 hari abanyamakuru benshi kuva zatangira gushingwa zimaze gusezerera. Muri abo rero hari abagiye gukora kuri Bukede zahe Uganda se. Urakoze cyane. Bamerewe batenye Rwanda ariko we supermanager ubundi ibi bintu ko byagukomeranye hari urabyihakana utera kwa supermanager izina ryawe rikomeje kugaruka mu bitangazamakuru aho urisobanura uvuga ngo iki nubwo watangiye kwisobanura ngo bara abantu nagari bo wavugaga ninde muntu ubyimbye iminwa umunyamakuru ngo wakiye undi munyamakuru ngo wirukanywe kuri RBA hanyuma ngakamuha kazira ubwo se ntago biyumvishe none se ninde umutinganye hano mu Rwanda w'umunyamakuru ngo ukeneye kwicunga akavanwa mu bantu kuko mu Rwanda gutinganye ntago bwemewera yewe wamugana ibyo nta mazina yabo wavuze ariko ibikorwa byabo twese twarabyumvishe yego ntago wavuze ngo ni iyi radio cyangwa ngo uvuga abo banyamakuru ariko mbere yaho bose warabavugaga niko ari no mpamvu byatumye umuyobozi wa SKFM akujyana mu nkiko ubu ngubu rero tuvugana umuyobozi wa SKFM uwo nta undi ni Sam Karenzi yashoye ikirego kuri RIB bivuga ko nyine ngo uyu mugabo supermanager ngo ashobora kuba ngari gusebya radio ye ndetse nawe atamusize kumwe n'abanyamakuru biwe ngaho rero supermanager sobara byihakana gute koko ariko se ubundi ibi bintu by'inkiko kugira ngo bigerangaha byagenze bite byatangiye gute murabyibuka neza ubwo uyu supermanager yoherezwaga n'umunyamakuru wa SKFM hanyuma akamubaza kuri Singida uyu mugabo yavuze ko Rayon Sport riramuka ikuye mu Singida bazamukubita inkoni ijana yambaye ubusa kuri stade kandi ubwo hari hashize iminsi harimo yigamba ngo ni umuyobozi cyangwa se n'umuvugizi w'abafana ba APR ubwo nibwo Jangwani yari amaze iminsi muri gereza ibyo bintu murabyibuka bamutumira kuri radio hanyuma atashe Lorenzo asigara avuga ko ngo uyu nguyu atari umuvugizi w'abafana adashoboye kuvuga ngo atavuga ubusa bitangira gutyo rero supermanager ni SKFM habatangiye kuza mu rwangano nyuma yaho supermanager nibwo yagere kuri amagambo menshi cyane asebya Lorenzo asebya SKFM ndetse atibagiye n'umuyobozi wayo katangazamakuru yize nawe arabizi radio ya Musanze we yagiye gukora barabizi byamubayeho RBA niyo radio igihugu kirakwirukanye kigutesheje agaciro reba kwirukanwa muri radio y'igihugu ariko igihugu kigutesheje agaciro utesheje agaciro n'igihugu bwose usibye n'abamunambaho bakamuvugira ngira ngo nabo nta bwenge bagira ubu se umuntu wanzwe n'igihugu wowe uramukunda ngo amariki none se ubu supermanager ibi nabyo arabihakanara
Munyumvira uburyo yasebeje umuyobozi wa SKFM ati yakiye umunyamakuru ngo wirukanwe kuri RBA ati igihugu kirakwanze none uyu muyobozi wa SKFM ngarakwakiye ati n'abamushigikiye nabo ngo nta bwenge bagira bivuze ko ngo Sam Karenzi nta bwenge agira ariko we ibi bintu sinzi uko birakemuka tu Berera Super muri iki gitondo yitabye libu ya Kicukiro ngo asobanure ibyo yavuze muri iyo interview iko yasebeje umunyamakuru ndetse n'umuyobozi w'iradio ndetse n'icyo gitangazamakuru aragisebya kuko yavuze ati niyo gikwiriye kwamamazwaho na Super akavuga ati brand yanjye yitwa Super nditi byo namamaza nanjye mwamvuze ko ndi umushumba nanjye narishwe ari byo napfishe ariko byo cyo Super bamurega ko ejo bundi yagiye kuri channel niba yitwa GB niba ari simbizi yariyo urumva ya Big Man arangije avuga amagambo Super atemera ko yavugaga iyo radio yamureze sibyo Super aravuga ati nabonye ari baravuga ngo yavugaga Bukede muri Uganda twabonye ako kose natwe twakabonye muri TikTok ubwo rero akora gushora mutangazaji noneho tubiharira abanyamategeko wa mugani ibi bintu tubiharira abanyamategeko kuko twebwe turumva kandi tukanasesengura ariko dusesengura mu buryo butandukanye abanyamategeko ubwo nyine nibo bagiye kurya amafaranga yaba bombi kuko barabyigiye kandi nibyo bibatunze. Superman ajya mu minsi ishize aherutse kumvikana ku gitangazamakuru kimwe gikorera kuri YouTube yigamba asebya radio ndetse n'umuyobozi wayo. Yagize ati ntukambaze byire radio ifite umuyobozi ubyimbye iminwa wagira ngo afite ibibyimba. Ngaya magambo akomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Aya magambo gashobora no gushirishamo Superman ajya amagambo se arayihakana bigenze gute? Dore impamvu banavuga ko ari radio SKFM ashobora kuba ariyo yavugaga nuko ngi radio ngo yakiye umunyamakuru waturutse ku gitangazamakuru cya RBA ati nta kuntu igihugu cyakwirukana hanyuma ngo wowe wakira umuntu ngo ubifite ubwenge. Wa undi wagwe mu muferege bamutinga na wa mu boss ufite umuntu umeze nk'ikibyimba babwire basubize babwire nguko rero nguko kwaze kwihakana aba banyamakuru ngo ntago ari we yavugagara ngo nuko iyi radio ngo nayo ntago ari yo yavugagara ahubwo ngo yavugaga radio mu Bugande ngo yari amaze iminsi avuye gukora interview. Superman ajawe ibyaho byamenyekanye nawe se nkubwirera ndakeka ibi bintu utari bubusimbuke tu wararengereye nigute ufata umuntu uzi ubwenge nk'ubu ngubu ufitiye igihugu akamaro utanga umusoro byemewe n'amategeko kandi binagaragara n'umwana w'uruhinja ashobora kuba bizi ariko wowe ukamufata ukamusebya ukamutuka gutya bigeze ahangaha koko. Ese Superman ajya reka nicecekere da ribu niyirakubwira none se ubu bintu uri kubyihakana ushingiye kuki? Ni gute ataraba abantu wavuze uri kubona hano muri screen yawe? Ariko we ngo abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga iyi interview ngo yari yageranye n'uwo mugabo Didimani ngo bamaze kuyisibara ngo ribu yategetse ko bayisiba ntago mbizi neza ariko igigaragara cyo ishobora kuba yarasibwe kuko nayishatse ndayibura. Ngaye nguko rero ubu se bya Superman ajya koko ndetse na Sam Karenzi kumenya ko ubuyobozi busibishije Big Man inkuru ku ngufu. Uri kumva icyo kintu? Uri kumva icyo kintu? Ndayimenagura arajabirira bayirekura mu gitondo negutse mu masaha negutse mu masaha ine Superman acageze kuri ribu Kimihurura. None ubu turi saa 7 nibwo umuhamagaye. Hari interview yakoze kuri The Choice ari kuvuga ati bari kumubwira ati wamenaguye wakoze ibara ahita avuga ngo irihe bara ngo wandagaje Lorezo gubwita umutinganye n'ibiki ati namuvuze arongera ati Sam Karenzi wamutobanza ati namuvuze hose naho yamuvuze koko yagiye kwisobanura ariko iyo uvuze ngo umunyamakuru ngo wirukanwe kuri DC yirukanwa kuri Radio Rwanda hari babiri bahari sumwe abantu mu mazi iminsi muterana amagambo uwo Big Man wahaye ikiganiro thumbnail iriho bande Supermanager rero nawe ibintu byamukomeranye biriya ni ibintu nkumira ikiganiro yakoze kuri The Choice kirimo gusa imbabazi nibura reka da kirimo kwitandukanya n'ibyo bintu mu mahera akavuga ati abo bantu n'ubwa mbere mbumvise abo bantu nabavugiye
Big Man nawe kubera idolari amayero channel ye iri mu mayero iyero ryari riri kuzamuka gutya akunda amatiku kubikina akose biriya nibiki bayago yarari base bande ko ntabwo ngo ndabona itari mitiki we ariko hari ahantu yageze abwira super manager ataho ntiwinjiri super manager we ibi bintu nubwo byihakana nyamaze bishobora kugushirishamo gusa nubona uvuye muri RIB amahoro batagufunze aha uhite wihana ntuzongere kuvuga inkuru nkizi ngizi ariko ibi bintu birasebeje mwabantu mwe ariko ibaze nawe ari wo bari kubivugaho super manager we ngaye ngukorera ibya super manager ndetse ni SKFM umuyobozi wa SKFM yakamejeje super manager kandi nta nubwo yihanganiye uyu Lorenzo ati ntumbwire ibyuri ya mutinganyi ati we watinganije bikarangira ngakoze no mu maziranoki munyumvire mwabantu Lorenzo rero nawe yaravuze ngo RIB na polisi mumfashe mungende ruhande ngo kuko mfite ihungabana ukubera ko uyu mugabo ari gukomeza kunsebya mu bantu ngaye nguko rero ese umugabo araza kwikura hari ahantu muri RIB aha abamusengera mu musengere rero avuye amahoro ariko nanone atazongera gukora ibi bintu ngaye nguko rero ngereka nkwesabe rero kunshigikira kandi kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora bizajye bitewe kugira mu ba mbere mugira ibihe byiza ndabashimiye.